ibitekerezo birihuta cyane bigana uwo nkunda n'ibyishimo byinshi biransaza cyane kubera kwiteka turi kumwe ibitekerezo birihuta cyane bigana uwo nkunda n'ibyishimo byinshi biransaza cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza umutima nzamuhoza umutima icyifuzo cyanjye ni ukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byacu banezerewe icyifuzo cyanjye ni ukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byacu banezerewe kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza umutima nzamuhoza umutima nzamuhoza umutima. Hi guys, meze mute? Aha twaje mwayibonye ni indirimbo bita ibitekerezo, indirimbo yande ya Makanyaga. I guess murayizi, wowe utayizi twayikuririmbiye kugira ngo ugiye kuyiga kuyicuranga kuri gitari ubu wanayumvishe already. Utayizi wamanza ukayiga. Ubundi tip nziza nabonye yo kwiga gucuranga indirimbo ni ukubanza ubwayo kuyimenya, kuyiririmba biba ari byiza, cyangwa se naho wamenya agace gato, kubera yuko ushobora kuyicuranga uri gucurangira abandi bayiririmba, cyangwa se ugacuranga uri no kuyirimbira like this. Ibi nari ndi gukora mwayibonye, ni ibintu byoroshye rero. Indirimbo iroroshye ifite amanota yoroshye cyane. Nayikoreye rero muri you can see ni hano muri nota. Nahabonye cameraman ahajya azoominga mwahabona. Nukuvuga ngo iyi nota dukuyeho iyi keyboard, this keyboard over ours. Muri kubona yuko ari muri ki? Ni muri A.
nakoresheje A major key. Fret ni ukuvuga ngo nyishyira muri ntuze ya kabiri, muri capo nyishyira muri fret ya kabiri. Here nashyize ahangaha, then I take A in shape of G. This is A, though it is in this shape of what? G. Yes. Kuvuga ngo I use this to transpose it. Sibyo ko nshobora no kuyikora ntashyizeho capo, ariko ku buryo bworoshye kugira ngo amanota bikorohere, nkaho utaramenya barcode ushyiraho capo. But for me, I can play it without even this capo. Yes, tugiye kwiga tudatinze turebe uburyo ushobora kuyicuranga. Mwabibonye, ni ukuvuga ngo igizwe n'amanota ni A as the first chord, hakazamo n'iyi this chord. What is this note here? Katube dukuyeho capo, ni ukuvuga ngo ni muri fret ya kangahe? Muri fret ya kane. Iri note iri ngiyi nafashe, this is C sharp cyangwa se D flat minor chord. Wayibonye? Hakazamo noneho nkahita nza ahangaha nsubizeho capo ko nayikinye hariho capo, so ni hano nkahita nza kuri iyi nota, ni ukuvuga ngo this is D, nkahita anza kuri iyi ngiyi. What is this chord? This is, ubwo ni ukuvuga ngo ifite root note ahangaha kuri uyu murya w'ahangaha muri fret ya kabiri, hano hari capo. Ni ukuvuga ngo ni iri nota ahangaha kuri, muri kubona, ni ukuvuga ni kuri D string root note iri hano. Ni ukuvuga ngo rero this nota ni E. This is E, yeah, which is 5 normally in key of A. I say 5, I said numbers. Tuziga numbering system ku isomo rikurikira. Don't miss numbering system, uburyo bworoshye bukoreshwa n'aba musician either in band, so that kugira ngo communication muri musique yorohe. Yes, ni ukuvuga ngo ni A, then D sharp, D flat, then D, tugahita tugira E major chord in shape of what? Muri shape ya D. Yes, ibyo by'amashape n'ibiki tuzabyiga, don't worry, ni ibintu bisanzwe muzabimenya. Ni ukuvuga ngo rero reka turebe finger style. Mumaze kubona amanota, ni ukuvuga ngo narimbaga ibitekerezo biri, nkahita nza kuri D flat minor, bigano nkahita nza kuri D major chord, nkahita ngwa kuri iki? Kuri E major chord, nkahita ngaruka kuri A major chord, bira la 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 kature finger style rero. Let's go to finger style on right hand. Ni ukuvuga ngo nakoraga gutya, ni nayama E string ndi gukubita nkoresheje this ring finger with thumb. Ngo ni ukuvuga nagiraga gutya, ni ukuvuga ngo nafataga shape nyine, inota shape yayo yose A ni shape of G, nkaza nkahita nza muri, nkahita ubwo ni ukuvuga ngo nahita njyaga A B, nkava kuri B nkahita njya kuri C sharp, nkahita ngaruka ahangaha. Nizere ko muri kubona imirya neza, sibyo? Tumaze kugakora nkatangira nka harmonization cyangwa se
kugira ngo mfiringe this gap. Nkahita nkora pam 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 pam. Muri kubona noneho ndi guhita nza nkahera muri C sharp. Pam 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 pam. Noneho nkahita nkora aka kantu pa, n'ubundi noneho ndi guhita mfata kuri A string, the second string from up, nkakubita na E string, pam 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 pam. Mwabonye ni imirya ibiri gusa ndi kuba ndi kugira do pa 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 pa. Mwabonye nshatse nafata gutya nimba bishobora kugushobokera do nkatangwa hehe, nkatangwa muri D major chord, pa pa, same string, pam pam pam, nkatangira kano gatoya, pam 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 pam. Urukubona ngeze kuri E major chord, ndi guhita nkubita kuri E, kuri string ni ukuvuga ngo ya D kumwe na E yo hasi, pam, yeah, pam 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 pam. Nkahita ntangira kuririmba nakangaka, ibindi biroroshye rwose. Mwayibonye, ntekereza mwayibonye, ni iroroshye cyane, ni iyi ngiyi You Prayed. Ni akarimbo keza cyane karimo amagambo meza, ushobora kuririmbira abantu mu bukwe, ushobora kugira iki, ni akarimbo keza cyane. Ndabashimiye, ciao ciao, mukomeze mushore channel yacu, like, share na subscribe. Thank you.